Amazina yanjye nitwa Mfurankase wa Murayire mwene murekezi urwanyonga ubwo n'icyo n'ibisekuruza yanjye bitanu ariko ubundi amazina y'ababyeyi banjye ni Mfurankase Kevin Murayire nkaba ndi umunyarwanda umunyakigali mwana w'itown ariko ubu tukaba nkaba ntuye aho muri leta ya Texas muri Fort Worth umujyi wa Fort Worth Mucomante akaba ari my girlfriend future wife nubwo twita ko already turi husband and wives but nitwa Aline Ruseka nkaba nzwi nka Mucomante nkaba ntuye muri leta zunze ubumwe za Amerika nkaba mfite umukunzi ari we Sevani Kavan ndacoma ndateka nkakorera Transit Line TV n'utundi tuntu ku ruhande. Tumaze imyaka irenga 2 dukundana twamenyanye muri 2018 muri I believe muri May ya 2018 ngeragezeyo musangayo ntago maze igihe kinini muri Amerika tuhura muri May nyine 2018 and kuva icyo gihe nyine the rest is history. Bwa mbere hari 2018 twahuriye muri house party. Twahuriye ahantu muri party nari ari kumwe n'abashuti banjye nagiye kureba abatipe gutyo twari tumenyeye vuba nabo and then all of a sudden nyine baravuga ngo yo bari ahantu mani ngo badutumiye bla bla and then turagenda tujyayo tugezeyo nyine gusa nari nsanzwe mwumva bamuvuga Aline utegura ibitaramo bla bla. Mubona bwa mbere nago byari ibintu birenze tu ariko n'ubwa mbere nari mubonye abandi bose nari mbazi so kandi abandi bose nago bari banzi uwundi we nago bari kunyirukaho cyangwa iki nabajama tu twari dusanganywe tuziranye dusangira nawe ariko nyimubona nabonye ari cool turasangira haza kuba ikibazo ndasinzira making care nkuko nabivuze arandyamisha aryama mu ntebe ari kuncunga ataha mu gitondo ubwo nkejo mbona aranyandikiye nyine nkimubona nyine ni kaka ijisho rya nyine bati wow so nuri Aline byakurikiyeho nawe urabyumva nyine tujya tuganira aho muri party the next day turongera turahura kanambura byumva nyine umuntu yari yagatahanye ubundi dukomereza aho ngaho. Ni ukubera ukuntu yanyitayeho yampaye care aranamproteja naramubonye ndamwishimira kubera ibintu yaramproteje agumaho arancunga since I guess umwuka wo kuri uyu wanjye because she has this this kind of personality kurura like she's very social and to me as as her husband I believe afite like she's genuine after heartedly pure honest and all that. Byatwaye nk'amezi 6-7 gutyo. Kumwaproachinga it wasn't really it was a little bit hard but not too hard. Kuko over there she was so popular muri aho ngaho muri Ohio twabaga so wabonaga nyine abatipe benshi baramushaka nawe mutipe no kubwira ati bro mukobwa iki n'iki you wanna ushaka kuba in love with her but then akenshi usanga abakobwa bafite abana guys are scared of them ariko none wareba ukumva bamwe baramukwangisha kandi waca inyuma ugasanga they are the ones approaching her
so challenges zari izo, you know, amajwi y'abantu, you know, in the background bakubwira ati oh, you can't do that, you know, ko ufite abana, no, you don't do that, you know, I mean, nabo sinabarenganya, you know, most people down here they're scared of it, bawumva ari ibintu bidakorwa, you know, kubera ukuntu nyine, you know, society yacu turera n'iki, ariko nyine me, I trusted my gut, you know, turatangira, you know, amajwi y'abantu ndayamutinga, yewe mfollowing umutima wanjye nyine mbavuga ati yo I'm going for it, insanga narayobye ubwo ngubwo nyine nzaba nizi somo, you know, I just went for it, you know, tangira tugerageza gusa nk'abajya kure yabo a little bit, you know, abo bantu aga society twabagamo ngo muri Ohio, you know, we went a little bit far to nibwo twimukiye muri Texas tujya kubanayo, and kuva icyo gihe it's been blessings and blessings, yeah. Bon, urumva njyewe ndi umuntu nkunda challenges, nkunda gufightinga cyane, so aho hantu twari dutuye nari mamaze igihe, nari mamaze nk'imyaka 4 gutyo, kandi ntago hari ahantu nifuza kuguma, so ni nanjye bamupropoje kwimuka kujya Texas kuko hari more opportunities n'ibiki byose, ariko njyewe by'amagambo nyine niwe bayabwiraga, urumva bamubenda nko kumusaza o afite abana n'indaya, kuko urabyumva iyo umukobwa afite abana nyine automatically bahita bumva ko ari indaya, arwaye sida, ashaka kwicira ubuzima, urumva nanjye bakaza bambwira nyine ngo ako gahungu ngo karashaka ibyangombwa ngo karashaka ibyangombwa, ngo nta byangombwa gafite, ngo mbese ngo umukobwa mwiza nkawe washatse umugabo mukuru w'umusaza uzajya ugufasha ukarekana n'umwana kandi batazi ko tungana, urumva bon byaragoranye, ariko njyewe amagambo nta kintu yigeze ntwaraho ngo nuko bavuze gutya, hoya, kubera ko umuntu araza bakubwira ngo umuhungu arashaka ibyangombwa kandi yaraziye kuri green card, urumva, so nawe aza gusanga ko nabo bahungu birirwa bamubwira ngo Aline ni indaya, Aline abana ese uzabishobora, asanga nabo ahubwo birirwa banyirukaho banereta banshaka, so tudesida kwigendera dutangira ubuzima bushasha ahandi hantu. tuva ko tutajya kubana, I ain't gonna lie to you, ariko umuntu n'ubumuzi burya mutarabana, cyo kintu ngiye maze kwiga, kuko natwe tugitangira kubana it's like nkaho twari dutangiye from zero, kuko iyo umuntu mubona namukundana ari kumwe ataha hariya usanga ntago muba muziranye, honestly, like ntago se navuga gute, umva imico yanyu bitandukanye, mwari ahantu hatandukanye, so kwita muhurira mu rugo rero muhita mumera nkaho ya mico iraje igiye kwivanga, noneho atangiye kukwereka twa tuntu yajyaga guhisha sometimes, you know, igihe mutari kumwe, you know, nawe agatangira kutumwereka. Bon, wenda ni kwa kundi ubana n'umuntu ugasanga hari ibintu utari umuziho, urumva, ugasanga hari nk'utuntu akora kuvuga se ibintu ko natari mbizi, urumva, kandi nabyo nawe nuko nawe bari byinshi yambonye bataranziho, ariko ibyo byabaye tugitangira kubana, turageraho nyine turiyakira, turavuga ati buri wese n'undi agira amadefo, nta muntu uri perfect, kandi couple zose they fight, urumva, so turiyakira, buri wese avuga ati se buriya nabana na Kevin n'utu tuntu, urumva, wabona bitari too much, bitari too bad, ukavuga ati yeah, kandi we talk more
yeah, we're more like best friends kurusha iby'ubugabo n'ubugore. Yeah. Kuba twatangira kubana, it's been tumaze igihe twiga nyine, you know, every day, you know, weaknesses undi, you know, kiga byumwe adakunda, you know, tukiga nyine kubigenderamo, niba hari aho dushwanye nyine tukageza kubifixinga, plus nk'abantu babana tutitwa ngo ari waduhuje, bimwe bavuga wenda ngo wagiye imbere ya padiri cyangwa ngo wagiye imbere y'amategeko. It's niba mukundana koko mwebwe mugomba kurwana kugira ngo urukundo rwanyu rusurviving, you know, kuko nta wundi muntu bamuvuga ati twakoze iki, you know, twagiye imbere y'amategeko naho no kuba turi kumwe nta cyaduhuje ikindi usibye imitima yacu, nuko tuba dukundana biri real, kuko buri gihe niyo mushwaye muravuga ati no, I don't wanna go, kandi ngiye mfite ubushobozi bwo kutavuga ndagiye cyangwa afite ubushobozi bwo kutavuga ati ndagiye, fuck it, you know, ariko kuba yifata akavuga ati we still need to fix this, you know, we need to talk it out, you know, nanjye nkavuga ati naho najya twicare you know, tubicocagure tubimaremo, urumva tukaba tukiri hano nyine, ngewe numva ari byo bond yanyu you are very tight, you know. Yeah, and it's been really good. Yeah. Kurera abana wenyine uri umumama wenyine biravuna, biragora, ariko iyo hari umugabo mu nzu abashyiraho igisure, urumva akaba like akabaha uburere bundi, wowe urumva twebwe turatinya, ujya no kubwira umwana ngo reka iki, umwana yababara ukanawe ukababara, urumva, ariko umugabo arabwira umwana ati stop, umwana agahita amwumva cyane. Twebwe ntago batwumva cyane, sinzi kandi ikindi ankundira abana cyane cyane cyane, akaba ari nacyo mukundira cyane, n'abana banjye baramukunda cyane, so nagira umugisha kubana n'umukobwa wabyaye. Ngewe uko nabibonye, sinzi niba ari bose, ariko on her navuga ko aba ari more mature, because urumva umuntu wabyaye ufite abana babiri, she's not playing around, you know. She wanna, you know, put some food on the table for the kids, you know. She wanna give them a good education, you know. So ibyo bintu biri mu mutwe, urumva. So if you are someone who really wants to go, you know, further utakiri muri jagara who wanna settle and be serious, I think it's a good deal, because njyewe nabonye abari, you know, serious, you know, mamuri mamushaka gutera imbere, you know. So ufite gahunda ushaka gutera imbere, it's more it's easier, because naba ari serieux, urumva. And kindi njyewe, it made me one of my best experience, byatumye nitwa papa hakiri kare, nubwo sinzi niba hakiri kare, ariko byatumye ninjira muri zo responsibility, and man, it's been blessings, like sinzi ukuntu nabivuga, ariko mbere nawe nabanje kubitinya kubera nyine ukuntu nyine society yacu n'iki, ariko kuva igihe ngiye numvishe muri nyewe ati I'm going for this. Oh my God, man, those kids are the best. Like kurera, if you really want to do it, like you into it, ushaka kubikora, you know, it's kubona umwana akura yigana ibyo buri gihe umwereka, you know, imico umwigisha, you know, buri gihe, it's beautiful. He's so annoying. Ntago mbabaza kugaranya annoying nkumva hey ndasaze. Wenda akunda gukina cyane cyane, ndi kwitekera akaza akankubita ku kibuno, urumva, noneho ugera ukanabimenyera, noneho yatambuka ntabikora ukumva hari nk'ikibazo. Yeah, ikindi wenda nk'iyo mubwiye ati ndekura, noneho nibwo ahita amfata myandika, yewe mfite ibyo nshaka gukora, akanga, urumva mbaye so annoyed, but ndabikunda kuko iyo atanya annoyinze, kubera ko maze kubimenyera, nambyashari ikibazo tu. Yeah, you know, we're more like best friends, you know, ndakurakaje ariko atangerageza kukwegera nyine, you know, hugs, come on, you know, ukumva birashize, ahubwo ngiye ngiye gukunda kumwana we ngasenze bijya bindyohera sometimes. To annoy her like every time, you know, niyo naba ndi
ikintu cyose niba duhagurutse mu gitondo, you know, I'm the kind of, you know, the annoying husband. Buri gihe mba ndi kwiyenza akantu, ndi kwiyenza, ari gukora akanije kumwiyenzaho, nje kumwiyenzaho, you know, I mean, bijya bimusetsa, so I guess it's good. Tuko tubitekereza, we going with our plans, you know. Dufite plans twapanze and everything is going smooth, you know. Getting married, it's not a rush, but it's a plan. Nabyo tubifite muri plan. I mean, imbere y'amategeko nyine ko to us tuba twumva ko byarangiye. Icyo dushaka gusa ni ukubaha ibirori nyine namwe mukaza kunywa akantu cyangwa no kurya akantu, urumva. Ariko nyine ibirori, you know, it's ntabwo ari ikintu nyine turashingira kuko it's, you know, it's a plan, cyane amafaranga ibiki n'ibiki. So we're not gonna be those kind of people who just go for debts, you know, just to, you know, to show people they're getting married, you know. Twebwe twatangiye kare, twibera hamwe, turahuza, byose we are building it together. And then igihe nikigera tugakora tukumva ko igihe kigeze kugira ngo tuze kuba ibyo birori, you know, imifuka yacu yanabitwemereye, twe tuzaba tumeranye tubaha ibirori. Yeah. Ndashaka ko bibi ibintu biri more traditional, urumva, traditional nyine yacu y'Abanyarwanda, more like that, na atari ibintu byo birenze kandi ibintu biri simple. Well, my best advice would be true to each other, you know, and then more, you know, dusenyera umugozi umwe, you know, dusenyera umugozi umwe, ibintu byo ku umve ko take your wife or your husband as your best friend, you know, buri kantu kose muganira utuntu twose, reka amenye ubugoryi bwawe, you know, amenye your smart, you know, your best parts, you know, amenye weaknesses, mumenyane, you know, because iyo mumenyanye mu bumwe, kuko iyo mugiye guhura muba mumeze nk'abantu batandukanye, to be honest, kuko warerewe hariya harerwa hariya. Iyo muje rero haba hari ikintu cyo kubanza d'abord your bond ikaba very, you know, strong. Nuvuga ngo umwe abagomba kumenya undi n'undi akamenya undi, sibyo? Mumenyane, mwumve ko umwe nuvuga ngo akajya kuba kuri mugenzi we, ajya akamenya mbere ko kanaba. You know, niba nkari nk'umushuti wawe gukora ikintu, mbe nzi exactly how you're going to react, you know? That's how you become one. Kandi iyo wayo umwe nyine mwese musenyera umugozi umwe, ubundi trust me, iyo bond is tight, mwese mwizerana, muziranye, ibindi birikora, you know, financially everything goes smooth. Yeah. Icyo nababwira ni ukwihanganirana. Yeah, kuko urumva muhuye muri abantu barerewe ahantu hatandukanye, buri wese afite imico ye, n'undi afite imico ye, wajya gusanga ukabona nyine nk'uko nabivuze, nk'umuntu wenda tuvuga arabyutse ntajya sasa, urumva, nimba ukunda uwo muntu ntumugore ngo usakuze ngo ngiye ngo ufite ngo umugore udasasa cyangwa se ngo umugabo wanjye ntakora ibi, mufashe, sibyo, mufashanye, ubikore nawe akora ibindi, kuko nawe hari ibindi uba udakora kandi nawe akabigukorera. Mufashanye, mu communicate more, communication niyo key ubundi muri relationship. Ntukarara urakaye, nimba umukunzi wawe yakubabaje, try your best kutaryama ubabaye, mukabiganiraho mukabikemura. Ikindi kandi support each other, musupportingane, mutezanye imbere kandi mukundane. I think needs baby mutema nangaye na biso na lokokokok ntabyo nzira bizi biringana n'ibiswahili nagaye ibintu byanjye. I love you so much, nakupenda sana, te amo harya si Spanish. I mean, I don't know, but you know I love you, baby. Ndamukunda. Ndamukunda cyane cyane. Okay, ndagenda reka stop. Bro. Stop. Sirka byumve baga. Give me some. Stop.